Murakoze, nitwa Niyonkuru Emmanuel ndetse tuvuga ka Karambo hano mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Iyi siporo mureba ni siporo dukora buri cyumweru nyuma y'uko umujyi wa Kigali utangije gahunda ya Car Free Day. Natwe twafashe ya mbere yo kuba twajya dukora siporo mu ngeri zose zitandukanye, abana, abakuru, abasaza, tugahurira hano, turabyuka tugahurira hano mu Majerwa, tukirukanka tukazamuka n'umuhanda Rwandex, tukazamuka Ziniya, Kicukiro centre, tugasubira ku Isonga, tugaca ku murenge wa Gatenga, tugasoreza muri Expo nk'uko mubibona. Iyi siporo rero imaze kutugira akamaro gakomeye, abantu benshi bagiye bakira indwara harimo nk'imivuduko y'amaraso, abarwaye diyabete, ngira ngo hari abantu benshi hano imaze kugira akamaro, ndetse no mu buryo buri sosiyale usanga abaturage basabanye, basanga ibintu byose turakorera hamwe, gahunda za leta zose tukazumvira hamwe. Ubutumwa rero natanga, namenyesha abantu bose bataritabira siporo ko bacika. Siporo ni umuti, siporo ni ubuzima bwiza. Iyo wakoze siporo utekereza neza, iyo wakoze siporo abaturage n'abayobozi tuba turi kumwe, mbega ibibazo byose tubyumva kimwe tukabikemurira hamwe. Natekerezeho hano mu karere ka Karambo twafashe ya mbere kandi ntabwo tugize kuzasubira inyuma, ahubwo nkashishikariza abandi tundi tugari mu yindi mirenge twegeranye uko baza kwifatanya.